namukundiye ko ni mwiza akuze cyane kandi ikindi akunda kunyumva ibitekerezo byanjye abiha agaciro. Ikindi iryo joro ryambe joro ritoroshye ryambe joro ritoroshye ko ntabwo nayo nzi ngarabyakira ate ndamuhamagara musaba yuko twazahura kugira ngo mugeze igitekerezo cyanjye. Ndagukunda cyane wanyuze umutima wanjye. Uyu munsi nawufata nk'umunsi udasanzwe kuri jyewe, ni umunsi waneye ibyishimo byinshi cyane, ndumva nishimye mu mutima kubera ko mbere y'uyu munsi nitwaga umusiribateri, ariko nonaha ndatekereza ko izina ryahindutse, ahubwo nasezeye ubusiribateri ngira ngo nabikoze nk'ikimenyetso cy'uko ari indi ntambwe ne cyangwa se ari urundi rwego mvuyemo. Hanyuma ndishimye cyane rero kubw'uyu munsi. Aka kantu kabamo impeta niyo namwambitse uyu munsi, ko biri kose murabibona. Iki ngiki ni nk'ikimenyetso kimuhamiriza yuko hari icyiciro avuyemo nanjye ariko mvuyemo. Ndishimye cyane kandi nshimishijwe nuko uyu munsi nabaye umugore wa Saviye. Ntabwo nari umugore wese cyangwa twari mu fiyansanya, ariko ntabwo byari byajya mu mategeko. Ndumva rero uyu munsi ndishimye, ndanezerewe, ndumva nezerewe cyane mu mutima. Hari abakobwa benshi, nagaruka ari we wenyine wari uhari, ariko namuhisemo kubera ko yahuye n'amarangamutima yanjye. Ikindi kandi hari abakobwa benshi cyane, ariko njyewe namuhisemo ko nashimye imico yiwe n'imyifatire yiwe. Ibyo ngibyo birangurwa cyane, hanyuma mbona ari umuntu twafatanya tukubaka umuryango kugira ngo tubane mu buzima bwacu, dufatanye, afashe nanjye mufashe, hanyuma tubane gutyo. Buri uko biri kose kugira ngo mfate uwo mwanzuro, nuko nabonye ko hari itandukaniro afite ngereranije n'abandi bo nabonaga, kandi ni namwe izura y'ubuna nabyo narabishimye. N'ubwo wenda cyane cyane kibanza ari imico n'imyifatire y'umuntu yitwara ate, kuko nicyo cy'ingenzi. Nasanze anyuze umutima wanjye. Anyuze umutima wanjye kuki wakibaza ngo ese kuki, kubera iki, ibibazo nk'ibyo. Namukundiye ko ni mwiza akuze cyane kandi ikindi akunda kunyumva ibitekerezo byanjye abiha agaciro. Ikindi nuko yankundiye uko ndi. Yarampamagaye nyine iyo mukiri guteritana si cyangwa wenda atari yakubwiraga aragukunda, hari ritime injyana nyine ubona ko agomba nyine bimurimo. Iyo ngiyo rero yaje kumbwira ko hari ahantu tugomba guhurira, turahahurira, ansaba urukundo. Nanjye nkurikije uburyo ki yaramaze iminsi, ritime yanyerekaga, injyana yanyerekaga ko n'ubundi ameze nk'unkeneye, nanjye ndamwiha mu rukundo. Iyo umuntu umukunda nawe agukunda, byanze bikunze hari geste ubona, mbese ukagira amakenga bitewe n'uburyo nawe uri kugenda umubona, kandi se uyu muntu yabyemera cyangwa ntabwo yabyemera. Nabanje gusa nk'ubitinya, ariko uko tugenda tuganira, nkurikije nanjye geste zo ngenda mbona, agenda ninyuka. Hanyuma iryo joro ryambe joro ritoroshye ko ntabwo nayo nzi ngarabyakira ate ndamuhamagara musaba yuko twazahura kugira ngo mugeze igitekerezo cyanjye. Tugihura nyine nyimugejejeho, yacyakiriye neza, numva aranyumvise, numva ndishimye cyane. Ntabwo nabona uko nabikubwira ko numvise nishimye cyane. Nzamwumvira uko nshoboye, wenda natentebuka nk'umuntu ko nambaye umubiri,
ariko nawe azumve ko nta mutima mubi mfite ahubwo mukunze cyane kuko ni nawe naramwihebeye. Murakoze. twishingikirije ku Mana Imana itabashije kukubakira kuko ntekereza ko ariyo rufatiro ruzima. Ijambo riravuga ngo mbere na mbere Imana, ubwo rero natwe nta kintu twishingikirijeho, ntabwo turi intungane kuruta abandi kuko n'abandi nabo baba bashaka kubana, ariko kimwe cyo ubwacu n'ubunyangamugayo twiyemeje, kandi ikindi Imana niyo dushyize imbere kugira ngo izadushyigikire kuko n'abandi baba baragambiriye kubana ubuziraherezo cyangwa se kubana akaramata, ariko Imana natwe niyo dushyize imbere kugira ngo izadushyigikire. Icyo navuga ni ukubashimira cyane kubw'umwanya mwaduhaye wo kutugendera mukatuganiriza. Turabashimiye cyane, yaba ari na Denise, turabashimiye cyane. Imana ibahereze umugisha kubwo kwitanga ndetse n'umwanya wanyu mwafashe kugira ngo tubashe kuganira. Murakoze.